abantu bajya bibaza ngo ese bano bakobwa bameze nk'abagabo iyo bari mu rukundo bagaragara gute cyangwa se bitwara gute? Icyambere ni abantu bigirira icyizere. Akenshi mu rukundo ntibagira isoni cyangwa ngo bagire ubwoba bwo kugaragaza amarangamutima yabo. Bashobora no gufata iya mbere mu kugaragaza urukundo kubera ko baba bazi neza ko bigoranye kuba babona abakunzi. Cya kabiri bashobora kugenda barusha umusore gukomera mu myitwarire. Bashobora kuba bashaka kwerekana ko bashoboye kandi nta muntu wabavogera mu rukundo rwabo, bityo bigatuma bashobora kuba barinda urukundo rwabo. Cya gatatu baba bashaka ubwubahane. Ntibashaka ko umuntu bakunda abafata nk'abanyantege nke kubera ko bakunze kugaragaza imbaraga n'ubundi bintu byose babishyiramo imbaraga. Icya kane bagira uburyo bwihariye bwo kugaragaza urukundo rwabo. Abandi bakobwa bashobora gukunda urukundo mu buryo bw'ubugwaneza, bo bashobora kurukunda binyuze mu bikorwa birimo imbaraga cyangwa ibikorwa bifatika, kukwitaho, kurengera, kukugira inama. Cya gatanu bashaka kudakunda ibintu byinshi by'imvugo gusa. Oya, ni wa muntu ushaka nimba umukunze garagaza n'ibikorwa, ahubwo bakunda ibikorwa bigaragara nk'uko umugabo aba ashobora gushimira umukobwa amukorera ibintu bifatika aho kumubwira amagambo meza gusa. Cya gatandatu ari nacyo cya nyuma bashobora no kugaragaza ishyaka ridasanzwe. Iyo bakunze umuntu bakunda byimazeyo kandi garanira ko umubano wabo uba ukomeye. Uko niko bitwara iyo bari mu rukundo bano bakobwa bameze nk'abagabo. Kora subscribe kuri YouTube channel ni Rwego Kabiri. Byari byangoye.